mwana koko twaramubonye kandi turishimye cyane nk'uko namwe mubyishimiye. Yego ngiye nkunda abana cyane. uyu mwana wacu rero twamwise Mahoro Rashid. Kubw'ibyo rero pe turabishimiye kandi nawe aruvuga arabishimiye. Amen. Nase nabo twabona mu babo nabo ni uw'amahoro Mbabazi Rashid. Haleluya. Aki ibintu muri kubibona. Urabona bitanejeje. Yesu wabikoze. bagiye kunsiga njye byangoye cyane, gusa turi kumwe mu mwuka. Amen. Kandi aho bazajya bajye bansabira nanjye bajye bansabira. Masaba ndagukunda ntakubimenya. Imana yo mu ijuru ibyumve. Wamenyesheje igihenze. Abantu mwuka ukuri twakiriye kurahenze. Ni ukuri guhindura imitima. Ni ukuri kugera ku muntu wari icyahebwe akaba umuntu muzima. Ubu turashima Imana mu rugo iwacu. Ubu nabaye umugore mu rugo nari icyo ntazi. Ariko ndashima Yesu. Amen. Yakoze imirimo tutari gukora. Ibyo umwana w'umuntu atari gushobora Yesu yarabishoboye. Amen. Nukuri ndabararikira kwisunga umwami wacu Yesu Kristo. Kugira ngo abarushye n'abaremereye uye mwisunge Yesu arabaruhura kandi yiteguye kubafasha. Amen. Gusa Imana ikomeze kuba umugisha nafuka byinshi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Umuririmbyi yigeze kuvuga ngo yayitunze Petero, ngo ayitunze Matayo bibukundi kuntu. Izina ry'Imana rishimwe. Na n'ubu yadutunzwe. Teri komande y'Uwiteka. Ni mwubwo buryo natwe sitwe niyo muri twe. Natwe sitwe ni Yesu, ni umwuka wera twahawe. Uwo twamuhawe nk'ingwate kandi tumuhabwa nk'ikimenyetso cyo kugira ngo dukomere ku Mana. Hari icyo nkundira Yesu. Iyambwiye ngo mubiri mw'isi byose nta kirusha agaciro agakiza. Mpita numva narafatishijwe igihenze. Hari abaririmbyi bavuga ngo rega narakunze we. Nahisemo sinihenze. Uyu muko arabaheza. Ni mwubwo buryo bene data bashiki bacu Imana ibahezagire. Muhora n'Imana hamwe n'umuryango Imana yaremye uri hano. Murakagira Imana. Amen. Amahoro y'Imana muri byose adusesekazwemo. Reka tutamara umwanya w'abantu batubikiye ibintu.
Yesu ashimwe. wa Kigali turabisigura cyane tubasaba bazi kubera ko babakerereye ntabwo iyo mico musanzwe muyituziho ku mpamvu z'uko mu mujyi wa Kigali murabizi ko amazi y'isi nk'amanama ingendo zagiye zitugora imodoka bazihagarika byatugoye muratwihangana siko bisanzwe murabizi ko bisanzwe nukuri murakoze cyane kutubabara namwe mwese muratubabariye kugira ngo nyine tugize no bitinze mwabibonye niyo mpamvu yabiteye ntabwo ariko dusanzwe pe siyo mico yacu ntabwo ariko wese atwigisha ariko iyo biba ngombwa nyine ducira bugufi abantu tukababwira icyatumye dukererwa n'ibyo batubwira byabayeho cyangwa se biriho cyangwa se bizabaho Imana ibigenera abantu bose ariko umuntu akitoraniriza kubera umudendezo twaremanwe rero na n'uyu mugoroba Imana ibasha kubona icyifuzo n'icyerekezo kiri mu mutima wawe igahita ivivura amena ku Mana rero nta ruswa irya kandi byose ni ubuntu ahubwo akantu gasabwa yarababwiye ngo nimugendagene mu mahanga yose abaremwe bose mubabwire ikintu cyitwa ubutumwa bwiza ubwemera kizera byose bikorwa no kwizera Mariko 9:23 hari ikintu cyabaye hanyuma uwo mugabo icyo gihangange rwose aza guhishura ibanga aza kubabwira ngo burya rero byose ibingana iki byose bishobokera umuntu ugize gute wizeye gusa none twagumye kurwana nako kantu kwizera ni igiki kwizera ni iki kugira ngo natwe duharambe uko byashobokeye abandi natwe bidushobokere Yesu ashimwe nyine turi mu kirori cy'umwana ariko n'Imana ijya mu kirori cy'umwana amen mwisi ubasha kuvuka bushya ukaba umwana uruhinja kuko Imana afite amasezerano yasezeye kandi ijye beshya ntabwo ari umuntu Imana ivugisha ukuri ikoresha ukuri iyo ivuze ngo nza nugira gutya nza nibigenda gutya nza yo ishyiraho n'indahiro ntaga iyo si umuntu irabisohoza ishimwe amen nyine hari ikintu abantu bize mu isi mu makaminuza ya mbere mu isi ushobora kubabaza ntibabonere igisubizo ikintu cyitwa ngo ejo hari iki umuntu wa mbere ngira ngo hari abanyeshuri bakora amagizame ndetse bafite mu bwonko bwa bintu bitandukanye bituma bafata cyangwa se bakagira ubundi buhanga haba mu mibare cyangwa se mu bindi by'ubumenyi bw'isi n'ibindi bitandukanye ariko umunyeshuri wa mbere ku isi ufite ubwenge bungana butatsindwa n'ikintu abazwa ngo ejo urahazi turagira ngo turebe agaciro k'umuntu w'Imana simbatinza niho gato kugira ngo twumve iby'umwana natwe uko tubasha kuba abana n'ukuntu ibi birori hari ibindi mu ijuru bibaho turi hano mu isi kandi bishushanya na bya bindi bagiye gutema ikirere byose bishobokera uwizeye ejo urahazi simpazi nabo ntibahazi nubwo bakwiga bate ejo ntibahazi ariko Imana irahazi hari umuntu umwe waje kubona ibintu bikomeye aza kubona ibintu bikomeye ndetse igihe ingabo za Siriya zagotaga abisamariya inzara iratera banararyana turi mu kirori cy'umwana ariko byageze ubwo barya n'abana icyabikemuye niki nubwo ejo ntawe hazi Imana ariko byateye umuntu w'Imana amaze kumenya witwa Elisa yarabimenye ati niko bimeze abagore bapfuye kuguzanya abana ngo babarye bimukoramo haleluya amen bimukoramo impuhwe ziraza arararama arayibwira kare kose n'ibyari bigeze biba ariko arayibwira ati icyo kibazo kimeze gutyo bararyanye ikibazo kiravutse papa avugana na data Elisa avugana na data yikanga avugishijwe ngo kandi ntawe uzi iby'ejo
ariko yikanga imuvugiyemo ngo ejo nk'iki gihe. Amen. Haleluya. Igisubizo kiraboneka. Apana ibyo kurya abana bihagarare inzara ishiri. Kibazo cy'abana mu ijuru baragikurikirana, ariko hagomba kuba abantu b'Imana bapfukama bakabasengera nabo bakisengera kugira ngo umuryango ukomeze kuba uw'Imana. Amen. Kibazo cy'abana Imana yakivuzeho. Kuki se bariye amahurunguru barya ibindi? Muzasoma musange pe byatwaye n'igihe, ariko bigeze ubwo abana babirenganiyemo. Mwuka w'Imana amanukira mu muntu w'Imana, bituma rwose ahagarika ikibazo gikomeye cyane isi yose itari ifite igisubizo. Kuko n'ubundi umwami w'icyo gihe yaravuga ati rwose ibintu Elisa wowe niyo mana yawe, bigeze ubwo nawe agaragaza ko nta kindi yabikoraho. Imana ishimwe, iryo Elisa yavuze ntabwo ryizewe, abandi bararyizera. Kandi turi kubwirwa ngo byose bishobokera uwizeye. Utarabyizeye ntabyo yabonye. Ariko umuntu w'Imana uzi nk'uko Imana aravuga ati ejo nk'iki, apana mu cyumweru gitaha, mu kwezi, no. Ibi birababaje, biteye agahinda, abana bigendaniyemo, none ejo nk'iki gihe turabona igisubizo byo kurya biraboneka. Niba nta muhanga mu isi uzi iby'ejo, bigenze bite ku muntu w'Imana? Mpavomera mpakogotera urukundo rw'Imana. Niba nta muhanga wa mbere wize amashuri ya mbere mu isi ushobora kumenya ejo, Elisa bimenya ati ejo nk'iki gihe araturama umuhungu amaze kubivuga, araturamaho gatoya, ndetse rwose afungiramo, kandi koko ejo nk'iki gihe byarabonetse. Ikibazo cy'abana, umudamu umwe yaje kurira aravuga ati ariko ndamubuze banshinyagurira, ndamubuze muzakana, bamukeba bakatoneka bagasonga bakagira bati birira bikisuka. Bigera ubwo ajya ahantu hasengerwa, bigera ubwo ajya ahantu yiherana n'Imana, umutambyi aramuvumbura, ndetse rukana umugabo akavuga ati ariko ubundi sinkurutira ibyo ushaka ibyo bikuriza. Ariko nyine byari ibye, ntabwo yacecetse, ntabwo yarekeyeho. Haleluya. Amen. Mu kujya ku mavi, kwizera gusa si kwizera gutuma umuntu ajya ku mavi by'ukuri. Mu kujya ku mavi kwa Hana kandi yari ingumba, kwizera mu kwizera rero ingumba zirabyara. Igisubizo cyarabonetse, umwana Samweli kararira karavuka. Hanyuma igisubizo kiraboneka. Kwibere ku kibazo cy'abana. Yesu ashimwe cyane. Hari undi rero Imana ishaka ikuza ingabano z'ubwami bwayo muri twe, irazikuza mu musaza dufatiraho icyitegererezo cyo kwizera. Iramubwira ati nubwo ukabonye ari kamwe kantambiri, kantambira ko ukabonye waracuze uri muzehe nurane mukecuru, kantambire. Ese urankura, garagaza abo mwisi namwe kunku kantambire. Aburahamu sinzi amagambo nasomye ngo byamukozemo biramwahuranya nk'inkota, ararira ati bimwira, ariko aragenda. Kirakomeye ko ni kwizera shobokera wizera. Amen. Ntiyaburana ko nari nsanzwe ntama n'inka ntabigenza bitaravuga turabivuze, urabivuze agakareba kabona ubwiza bwa kurabivuze, ndagiye mukumvira, ndakomeje. Arakomeza, Imana yamubwira ati ndakubwira umusozi utambiraho uzagenda iminsi 3. Apana kubikubwira ngo bikorera aho, ntago waba wizeye Aburahamu, ntago bazakwigiraho kwizera. Umusaza iminsi 3, nitugera mu ijuru tuzamubaza byagendaga bite mu ijoro, warotaga iki aho wagera ku gacumbi kabugukwiriye byagenda bite, uba uri mu biki? Tuzagirana ikiganiro. Haleluya. Amen. Ariko nawe uzamuha icyawe, kuko bazajya mu ijuru bazaba baranyuze mu bintu bikomeye, kandi bazaba bafite kwizera nk'uko Aburahamu, uko Imana itubwiye muri uyu